amen amen. Ndishimye cyane kubw'uyu mwanya mumpaye, Imana ibamugisha kandi bagasanire. Nshimiye buri wese wabonye umwanya wo kugira ngo duterane hamwe muri ano masaha yagiye. Ni ibintu bitashobokera abantu abo ari bo bose, ariko intwari zirabishobora. So mwakoze cyane kwitabira kabisa iteraniro, kandi nahoze nateraniye ahantu nimugoroba numva sirakotinga ijambo rivuga ngo guterana kwera, vuba bya jambo rivuga ngo abantu barimbutse nyine bagiye guterana kwera. Rero nshimira Imana ko twongeye kubona umwanya nk'uyu wo guterana imbere yayo, nubwo tutari mu buryo bwo kubonana turi hamwe, ariko n'ubundi buryo bwiza nabwo budufashije kugira ngo duhuze hamwe. Rero ni karibu, mbaye ikaze mu ijambo ry'Imana. Imana ibana natwe kandi dushoboze twese. Murakoze cyane. Rero ntabwo nshaka gutinda kuko amasaha yagiye, kandi ntabwo ari uko wenda ntabwo nateguye ibintu byinshi byo kuvuga, ariko ndabizi ko byibuze biraza kugira ikintu bitanga kuri buri muntu wese kugira umwanya kumva ijambo ry'Imana. Rero natinze ngiye kubasharinga amascripture cyangwa se ijambo ry'Imana turi kugenda dusoma, kugira ngo twese tuze gufatikanya, tuze kuvuga ibintu usa nkaho ari njye uri kubivuga, ahubwo ni ijambo ry'Imana. Rero dufite teme ivuga ngo twasigiwe kuvuga ubutumwa ibihe byose, cyangwa se nk'uko ijambo ry'Imana rivuga mu bihe bidukwiriye cyangwa se bitadukwiriye. Rero reka nsomeho gatoya ino jambo nanone kugira ngo twese tuze kujyana. Muri Timoteyo wa kabiri ibice 4 umurongo wa 1 kugera ku wa 2 avuga ngo ndagutungirira mu maso y'Imana Kristo Yesu uzaciraho iteka abazima n'abapfuye, ubwo azaboneka aje kwima ingoma ye. Umurongo wa 2 akavuga ngo ubwiriza abantu ijambo ry'Imana ry'umwete mu gihe gigukwiriye no mu gihe kitagukwiriye, uhane uteshe ubwo ufite kwihangana kose no kwigisha. Amen. Ndaza kumwemere ndavuga ku bintu bibiri byonyine ndabasoje. Ni ibintu bibiri kuvuga. Icya mbere ndavuga ubutumwa bwiza, kuko teme yacu tubwira ngo twasigiye kuvuga ubutumwa bwiza. Ikindi kintu ndi buvuge ni iki ngiki kiri nanone mu murongo wa 2 avuga ngo ubwiriza abantu ijambo ry'Imana kugira umwete mu gihe kidakwiriye. Ndavuga kandi ku bihe tugomba kuvuga mu butumwa bwiza. Ntangira icya mbere naje kuvuga gutekereza kuri ino jambo, nibyo ndi gusharingana namwe. Natekereje ikintu kimwe cy'ingenzi gikubiye muri iri jambo, iri jambo ubutumwa bwiza. Andi magambo y'ino jambo ratwibutsa ko twabaye abavugabutumwa, cyangwa se nyuma yo gukizwa natwe twahamagariwe kugira ngo tugire uruhare mu gukizwa kw'abandi, cyangwa se twamamaze ubwo butumwa bwiza bwaduhesheje ubuzima butari ubuvaho, ubuzima bw'iteka. Muranyihanganira, ari umuvandimwe wari umuhamagariye agatuma ariko dusa nk'ayicikira, ariko ndi kuvuga dufite teme tubwira ku butumwa bwiza. Ariko ikintu natekereje cya mbere, ese turavuga ubutumwa bwiza twe twarakijijwe? Icyo kintu abantu bagomba kubanza kwibaza mbere yo kuvuga ngo uravuga ubutumwa bwiza. Amen. Nahoze ngira abavandimwe twahuye tugira conversation ivuga ngo ni ukubera icyo abantu benshi bahora, abenshi hari abantu basabiza Imana. Hari umuvandimwe waduhereye testimony atubwira ngo njye nabaye umuyobozi w'abanyeshuri, bakakira nkabwiriza, bagafashwa, bagakizwa, bakakira agakiza, ariko icyo gihe njye ndabizi neza ko icyo gihe ntari nkijijwe. Naje kumenya ku bintu nabagamo ntari nabizi nyuma cyane. Rero uribaza, gukizwa si ugukorera Imana. Amen. Kavuga bino bintu, gukizwa si uko umuntu yakuze iwabo basenga, kandi ubufura si Kristo. Hari ibintu abantu bajya bitiranya.
umukristo n'uwavutse ubwa kabiri cyangwa se n'uwahawe ishusho y'Imana, cyangwa se wakira Kristo nk'umwami n'umukiza. Ntabwo ari uwavutse iwabo basenga, ntabwo ari ufite se ari umupasiteri, ntabwo ari umuntu wavutse azi kuririmba agakurira muri korali, ntabwo ari umuntu sinzi ko nabivuga. Kandi by'umwihariko abantu bakunda kubyitiranya bakavuga ngo ubwo nakuze iwacu basenga nta muntu nanduranya nawe, nyine agasa nk'aho ashaka kugaragaza ko ubupfura ari bwo bukristo. None ubupfura ntabwo ari ubukristo. Amen. Ahubwo ubupfura akenshi bugomba kuranga umukristo, kuko umukristo ari ugomba kwera imbuto nziza cyangwa se ugomba kugira ingeso nziza, ariko ntabwo bisobanuye ko ari ubukristo. Ikindi rero nagerageza kwihuta, umugabo bita Karizman niwe ukunda kuvuga ngo Yesu nta mesaje yindi yigeze yigisha uretse y'ubutumwa bwiza bw'ubwami. Ntabwo yigeze yigisha abantu uburyo bakora ibitangaza, ntabwo yigeze yigisha abantu ngo ibindi byinshi, ahubwo yabigisha ubutumwa bwiza bw'ubwami. Ubutumwa bwiza bw'ubwami mu yandi magambo ni iki? Karizman niwe ukunda kuvuga kandi aravuga ngo Bibiliya igizwe n'ibintu by'ingenzi, igizwe n'umwami ari we Imana, ndetse n'ubwami aribwo bwami bwayo, n'abaturage b'ubwami cyangwa se aba citizens of the kingdom. Haleluya, haleluya. Noneho akavuga ngo Bibiliya kandi ikaba constitution cyangwa se igaragaza principles z'ubwo bwami, ikaba itegeko nshinga rigaragaza principles z'ubwo bwami. Noneho mu yandi magambo, kuvuga ubutumwa bwiza bw'ubwami nuko murabizi neza ko igihe umwana w'umuntu cyangwa se umuntu Imana yaremye igihe yatakaje nature cyangwa se kamere y'Imana, n'igihe yakoze icyaha. Nyuma y'uko akoze icyaha rero yatakaje ishusho y'Imana. Rero Kristo nk'Adamu wa nyuma icyo yashaka kugarura ishusho y'Imana, kugira ngo ba bantu bavuye mu bwami bw'Imana batakaje, kubera ko batakaje identite y'Imana yabaga muri bo, yongera yigarure baturage b'ubwami bongere bagaruke mu bwami bw'Imana. Rero ni andi magambo nicyo gisobanura ubutumwa bwiza bw'ubwami. Amen. Ubutumwa bwiza bw'ubwami kandi buvuge ko ntabwo ubwami bubamo demokarasi, ahubwo bubamo amategeko agendeye ku gushaka k'umwami, cyangwa se umwami niwe mukuru w'igihugu. Ariko nanone ugereranyije, kuko Kristo, ijambo ry'Imana ritubwira ko twabaye abami n'abatware, twanditse kuba abami n'abatware. Bishatse kuvuga ikintu, uvuga ngo Imana twebwe, haleluya, haleluya. Murabizi ko mu itangira Imana iri mu muntu yaramubwiye ngo byare wororoke ku isi, ariko nyuma iramubwira ngo dominate cyangwa se utware isi. Haleluya. Nyuma rero, mu yandi magambo, nabuze nk'aho nahera naho ndangiriza, ariko ijambo riratangaje. Imana yabwiye umuntu ngo adominating isi cyangwa se akontorora isi. Mu yandi magambo yarimubwiye ngo abe umwami w'isi. Rero umwami wacu, ubutumwa bwiza bw'ubwami mu yandi magambo ni umwami ari we Mana yacu, ariko yahaye abana bayo, cyangwa se kuko umwami abyara undi mwami. Amen. Byari igikomangoma, ariko iki kikaba umukiza w'umwami. Rero mu yandi magambo, ubutumwa bwiza buduhamagarira kuba abana b'Imana, cyangwa se kugira iyo shusho kandi y'Imana. Mu yandi magambo, simply nuko wabivuga, sinzi, ntabwo ndi bujye mu details kubera ko umwanya wagimbura ntanyihanganira. Ikindi navuga ni ukubera iki tugomba kuvuga ubutumwa bwiza bw'ubwami. Nari mbivuzeho, ni uko Imana ibwiye umuntu, yaramubwiye ngo ntabwo nasomye neza icyo cyanditswe cyose, cyangwa se nagisharinge, ariko cyavugaga mu ijambo multiply cyangwa se wororoke. Byari wororoke, nyuma hakazaho kuza dominate. Ariko multiply, ngiye natekereje ikintu kintu ndibaza, ese ko Imana atubwira ngo tubyare, reka mbabaze, ese umuntu ubyara, kuko kubyara
kubyara ntabwo natekereje kubyara nko kutari ukubyara mu buryo buri fiziko cyane kurusha ko kubyara gufite umumaro cyane mu mwana, si ukubyara gusa mu buryo buri fiziko. Yego ibyo birakenewe kuko Imana irashaka ko abana b'Imana nyine bororoka, ariko nanone ikintu cy'ingenzi ni uko tugomba kuba multiplied, tugomba kubyara n'abantu mu mwuka. Ibyiza niba uri umwana w'Imana ugomba kugira undi muntu cyangwa se undi muntu ubyara mu buryo bw'umwuka, kandi magambo nawe akaba umwana w'Imana. Haleluya, haleluya. Ni ukuvuga ngo nibwo uri kwagura ubwami bw'Imana kurusha uko wavuga ngo ndabyara abana mu buryo buri fiziko babeho ariko batari mu bwami bw'Imana, kuko abari mu bwami bw'Imana twumvishe ko ari abahindutse kandi abami b'ubwo bwami, cyangwa se ari abahindutse abaturage b'ubwo bwami, ari abaragwa ubwo bwami bw'Imana biciye mu kugira ishusho nshya y'Imana. Mwana we sinzi ko nabijyamo byose, bikambe mbiretse bimwe. Amen. Wenda muranyihanganira, ntabwo byanditse byose njye mbohereza, ntabwo nabikotinze byose nk'uko byakurikiranye, ariko iki navuze cyo mu Baheburayo kivuga ngo ariko mwibuke iminsi ya kera uburyo mwihanganiraga imibabaro y'intambara nyinshi mumaze kubirwa n'umucyo. Amen. Sinzi ikibundi cyasubizaga kuri cya kibazo kivuga ngo ese umuntu ni gute abantu tubona abantu benshi mu rusengero ndetse na bamwe mu nshuti zacu cyangwa se abaturanyi bacu baba mu rusengero ariko ubona nta tandukaniro bafite ry'abantu bakijijwe n'abadakijijwe, cyangwa se basa n'aho baba mu kigare. Itandukaniro rihari nabigereranyije na Pawulo igihe yajyaga i Damasiko. Murabizi ko yaviriwe n'umucyo mu ijwi rya Yesu rimubaza ngo Sawuli, Sawuli urandenganyiriza iki? Nabigereranyije n'uko kuntu natekereje ko nk'uko ijambo ry'Imana ribitubwiye, igihe umuntu ataravirwa n'umucyo ngo yumve ijambo ry'Imana, mu yandi magambo ribe rihishurwe muri we. Ntabwo ijambo ry'Imana gusa ryanditse rino Yesu, nk'uko ushobora kugenda ugasomera umuntu wese akambwira ati nk'uko Imana yakunze abari mu isi cyane yatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Ntabwo abantu batarahishurirwa ntabwo nyine bakira agakiza. Birasaba rero ko umwuka w'Imana cyangwa se umucyo w'Imana uvira muri bo, bagahishurirwa ko ari abanyabyaha, maze bakihana ibyaha byabo, bityo bakababarirwa cyangwa se bakakira Kristo umwami n'umukiza. Ikindi rero natekereje ibintu biranga ubutumwa bwiza, kubera ko ijambo ry'Imana ryatwumvishije ko dufite inshingano yo kubyara cyangwa se kororoka. Bitari ukororoka biri fiziko gusa, ahubwo biri na spiritual. Mu kuba spiritual ni andi magambo ni ukugira benshi tuzana Kristo kuri Kristo. Amen. Cyangwa se no kugira benshi tugira uruhare mu kuba abana b'Imana, kuko bitari kuba abantu b'Imana gusa, ahubwo ntekereza ko ari nabyo Imana ya appreciatinga, kuko njye natekereje ko aho kugira ngo byare abana 10 batazahinduka kuba abana b'Imana, bakaba mu isi, bakaba abana basazi, cyangwa se bakaba abana b'isi, cyangwa se bagakoreshwa n'umwanzi Satani. Byarutwa nkareka kubyara umwana w'umubiri, ahubwo nkagira benshi muri cyangwa se nzana kuri Kristo, bakaba abana mu bwami bw'Imana. Rero mvuga kuri iki kintu rero, ibintu biranga, nagerageje gutekereza ku bintu byaranga umuvugabutumwa mwiza, nk'uko Pawulo nafashe case study kuri Timoteyo, kuko Pawulo niwe yabwiye ngo ajya agira umwete wo kuvuga ubutumwa cyangwa se ijambo ry'Imana mu gihe kitamukwiriye. Natekereje ibintu wenda karagiteri nyinshi abantu benshi bashobora kugenda bavuga, ariko byose bikubiye mu gitabo cya Timoteyo. Umuntu ashatse kuba umuvugabutumwa mwiza, ashatse yasoma igitabo cya Timoteyo cyangwa se ibitabo bya Timoteyo uko ari 2 nk'uko Pawulo n'undi yabivuze. Ariko ntabwo ndi kuvuga ubutumwa, kuba umuvugabutumwa nk'umuhamagaro, ndi kuvuga cyangwa se harya ubwo n'impano n'umuhamagaro. Ndi kuvuga ubutumwa bwiza nk'umuntu ufite inshingano zo kwakijijwe, agomba kuvuga ubutumwa bwiza. Icya mbere rero
ni uko nababwiye ko ibyiza ni uko agomba kuba ari saved. Yes, hari abantu Imana izakoresha nubwo bataba bakijijwe, bagacuranga abantu bagakizwa, bakaririmba abantu bagakizwa, ariko iby'Imana ntabwo izabibahimbira, cyangwa se niba abandi bazaza imbere y'Imana bakavuga ngo twakirije abantu mu izina ryawe barakira, ati none ni gute utatuzi? Finally Imana izababwira ngo ntabwo nigeze mbamenya, mwamazize ibibi. Ibyiza rero kugira ngo umuntu abe impactful, umu evangelist uri influencinga, ni uko ugomba kuba uri saved. Mbere na mbere, bene data, mureke twisuzume twibaze, ese mwibuka indirimbo yatubwiye ngo umunsi mwibuka ni umunsi mwiza nakwemereyeho. Ese ni ryari utekereza wemereye Imana? Ese koko umucyo w'Imana wigeze uvira muri wowe kugira ngo ukumvishe ko uri umunyabyaha maze urihana, wemera kwakira Kristo umwami n'umukiza? Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, hari aho Pawulo yandikiye Timoteyo aramubwira ngo ntihakagire uguhinyura ubusore bwawe, ngo ahubwo ube icyitegererezo cy'abizera mu byo uvuga, mu byo ukora, n'ibindi byinshi wenda ntabwo nagiye details byose ngo bisome. Ariko ikintu gishatse kutubwira aha ngaha ni uko nk'uko Pawulo yabwiye Timoteyo ngo avuga ijambo ry'Imana, ariko hari na karagiteri nziza yamuhuguriye kugira ngo abe umuvugabutumwa cyangwa se abe umusangiza ubutumwa bwiza mwiza. Rero muri ibyo harimo kuvuga ngo ntihakagire uguhinyura ubusore bwawe, cyangwa se bene data, noneho by'umwihariko turi abasore twese turi batoya, ariko igihe nk'iki ngiki ntabwo ugomba kwita mutoya ku buryo utavuga ubutumwa bw'Imana. Mu buryo wabikoramo rero ni uko wakitonda mu byo uvuga, mu byo ukora, mu ngeso zawe, yego, n'ibindi. Wenda abantu bazi icyo cyanditswe baza kugikurikirana bagisome neza. Ikindi navuga, hari aho kandi Pawulo yandikiye Timoteyo, aravuga ngo kuko iby'umubiri bigira umumaro muri mikeya, ariko iby'umwuka, imyitozo cyangwa se kwitoza ku by'umubiri bigira umumaro muri mikeya, ariko kwitoza ku by'umwuka bigira umumaro muri byose. Kwitoza ku by'umwuka rero nayo ni karagiteri nziza cyangwa ni qualities of a good evangelist Imana ishaka ko tuba we muri iri jambo cyangwa se muri iri teme dufite. Ni uko twarushaho kwitoza iby'umwuka kurusha kuvuga ngo twitoze iby'umubiri gusa. Rero muri ibyo by'umwuka murabizi, ni ukwitoza gusenga, ni ukwitoza gusabana n'Imana. Ndabizi ko bigira umumaro cyane, kandi namwe mwese murabizi. Ikindi kandi, hari aho Pawulo yagiye Timoteyo mu bice bibiri, ngira ngo n'umurongo wa mbere, Timoteyo wa mbere igice cy'umurongo wa mbere, ariko mubwira ngo ajye yingingira abantu, ariko mu cyane cyane aba authorities. Ku murongo wa kane niho bavuga ngo kuko ushaka ko abantu bose bakizwa. Icya mbere, umuvugabutumwa mwiza aba agomba kuba afite in mind yuko abantu, Imana ishaka ko abantu abo bose bakizwa. Ntabwo ishaka ko ari umuntu ukizwa cyangwa se wowe gusa. Ntabwo ugomba gukomeza kuba ari wowe wenyine wakijijwe. Mu yandi magambo, icyo nari mvuze ni uko umuvugabutumwa mwiza ahora yingingira abantu, ari abatarakizwa by'umwihariko, kubera ko ijambo ry'Imana rinatubwira ngo twinginge nyir'ibisarurwa ngo yohereze abasaruzi, kuko ibisarurwa ari byinshi ariko abasaruzi ari bake. Mwene data, hari umuntu ushobora kugerageza kubwira, cyangwa se hari umuntu ushobora kubona mu buzima utabwira, utamwapurucinga, ariko kumusengera. Ndabizi hari abantu benshi bagiye bampa testimony bambwira ukuntu bagiye bingingira abantu, ku munota wa nyuma nyine ijambo ry'Imana rikamuvirwa, cyangwa se umucyo w'Imana ukavira mu mutima we, maze akakira Kristo umwami n'umukiza. Ubundi buryo rero ni uguhora dusengera abantu kugira ngo bakizwe, kugira ngo inshuti zacu ntugahere kure, abavandimwe bawe, inshuti zawe, kubera ko uri responsible yabo nk'umuntu ufite ibyo wamenye iby'ubwami, kandi udashaka ko kubyihererana, kubigundira wenyine. Mu magambo, wenda nagerageza kuvuga gutyo, ariko hari ibindi byinshi. Nuwigira kuri Timoteyo ukareba mu bitabo bye, uraza kugenda wumva ibintu byinshi Pawulo yagiye amuhugurira kugira ngo noneho
rya jambo yamubwiye ngo avuga ubutumwa mwiza nuko agomba kuba afite ingeso nziza. Bene data bigeze kubivugaho, Pastor Flori muzo twigeze gukurikirana ubushize bari kuvuga Pastor Flori na Didier na Pastor Didier bari kudiscussing kuri ibyo bintu. Baravuga ngo ubutumwa bwiza, kuvuga ubutumwa bwiza, icyambere ni ingeso ugomba kugira zirakenewe, ariko nanone ugomba kugira icyo uvuga. Ntabwo ugomba kugira ingeso nziza gusa ngo urekere aho ngaho wibwire ko uvuze ubutumwa, ntabwo biba birangiye. Ugomba kugira ikintu na kimwe wenda werekeye mu buryo bumwe expressingamo ibintu byawe cyangwa se ibintu. Rero ikindi navuga ni uko bene data, nyuma y'uko dukijijwe, ikintu cyabayeho ni uko Imana yishimira ko potential dufite, talents zacu, iki byose tubizana mu kuyikorera, kuko Imana iradukeneye. Ahangaha niyo Imana idukeneye kugira ngo twubake ubwami bwayo mu isi under his control. Imana idukeneye kugira ngo tudomine isi nk'uko twabivuze. Imana yabwiye abantu, yabwiye Adamu, yambwira ngo utware isi. Imana ikeneye ko ubwami bwayo, nk'uko mu isengesho bitubwira ngo ubwami bwayo buza. Ubwami bwayo rero ni ubwami, Imana niyo muyobozi wacu, tukaba abana bayo, cyangwa se niyo mwami wacu, tukaba abana bayo bafite nature yayo cyangwa se DNA yayo, ariyo mwana wayo muri twebwe. Rero ikindi navuga soza ni ibihe, ko nabwiye navuze ibintu ibihe, navuze ko ndibuvuge nanone ku bihe. Pawulo yabwiye Timoteyo, ijambo riratangaje ni ukuri. Pawulo yabwiye Timoteyo, amubwira ngo mu gihe kigukwiriye no mu gihe kitagukwiriye. Ushobora kwibaza ngo igihe kigukwiriye n'igihe kitagukwiriye ni iki? Biratangaje kuvuga ubutumwa. Ni ukuvuga ngo ikintu kigomba kubaho nk'abana b'Imana ni uko tugomba kugira umwete wo kuvuga iby'Imana, wo guhamya iby'Imana mu gihe kidukwiriye no mu gihe kitadukwiriye. Uri mu kazi, uhuye na situation runaka, icyo gihe ugomba kwexpressinga nk'umukozi w'Imana. Ntabwo ugomba kurebera ngo iki gihe cyo reka nihangane. Amen. Ntabwo turi mu bihe tutari gusenga, amatorero amwe bayafunze. Icyo gihe rero ntabwo, mu yandi magambo biravuga ngo nta rwitwazo na rumwe dufite rwo kuvuga ngo iki gihe urabibona Mana nari naniwe, birangira mbonye ntagomba kubikora. Iki gihe Mana urabibona nari naniwe, mva gusenga biragoye kabisa, sinafata umwanya wo gusenga. Mu yandi magambo, igihe kidukwiriye, kugira umwete mu gihe kidukwiriye no mu gihe kitadukwiriye, bishatse kutubwira ko tutagomba kugira urwitwazo na rumwe tugira mu kuvuga ubutumwa, cyangwa se mu guhamya Imana mu mirimo dukora buri munsi, mu mihanda tugendamo. Umuntu yagututse, aragushotora rwose, ntabwo wowe ugomba kumwereka ishusho itari iy'Imana, ahubwo ugomba kumwereka umwana w'Imana uko agomba kumera. Umuntu se yakurenganyije, ibyo byose Mana, sinzi abantu niyo bageze muri iyo situation nibwo babyumva neza, ariko bizigana turagerageza kugenda tubyumva, kandi nitugera muri izo situation nibwo tuzanabyumva kurushaho. Nuko igihe cyose tugomba kugira umwete, igihe cyose tugomba kugira umwete. Murakoze, Imana iduhane umugisha, mwanya ngana natinze. God bless you all. Ndabakunda cyane. Amen. Niba umaze gukurikira iyi video ukaba wifuza kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, ndagira ngo usubiremo aya magambo: Mwami Yesu, ngwino mu buzima bwanjye, umbere umwami, umbere umukiza w'ubugingo bwanjye. Ndakwihaye kugira ngo mpindure, kandi ubugingo bwanjye bube mu maboko yawe. Wandike izina ryanjye mu gitabo cy'ubugingo, bisibe mu gitabo cy'urupfu. Mu izina rya Yesu Kristo nambaje, amen. Nyuma yo gukora iyo commitment, ndagira ngo uze kwandika
kohereza amazina yawe kuri iyi namba iri hasi turaza kugufasha.